neza dosi tubwire ikirere cy'Ihuye ubu ngubu kimeze gite hari iki ikirere cy'Ihuye kimeze neza hari ubushyuhe ni n'umujyi uri mu rujya n'uruza rw'abanyeshuri baza muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye kubera ko hari habayeho ibyumweru bibiri by'imenyerezwa ku banyeshuri bari baje mu mwaka wa mbere ariko ubu no ku itariki 16 n'abakuru babo bazaba baje ndetse n'amasomo atangire nimo ndabona urujya n'uruza rwiganjemo abanyeshuri bari gushaka aho kuba aho kurira kugira ngo kuwa mbere bazatangira amasomo bameze neza gusa n'ubundi nk'umujyi w'ibirori ntabwo wiburira hari aho abantu bahura bakicara bakaganira bakanasangira amakuru y'uburyo za minerivare zari zigoye mu cyumweru gishize kugira ngo binjire neza muri weekend. Hari amafusi hari amafu hameze neza. Ngatwinjize rero mu myidagaduro. Yego reka mbinjize mu myidagaduro nyihere mu karere ka Nyagatare ku munsi w'ejo nibwo hazaba iserukiramuco rya Iwacu Muzika Festival abahanzi batanu muri barindwi bagomba gutarama bari bageze mu karere ka Nyagatare rwose kuri uyu mugoroba banakoze ikiganiro kuri radio ya RBL iri Nyagatare harimo Bruce Melody wanavuze ko rwose yaramaze imyaka nyinshi atahagera kuko yaherukaga muri 2015 yabwiye abaturage ba Nyagatare ko yiteguye kubaha ibyishimo. Chris Easy yarakiri mu nzira yerekezayo hanyuma witwa Kenny Soul we niwe wari utarahagera ariko mu byukuri abahanzi bose bambariye gushimisha abaturage b'akarere ka Nyagatare ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi hari igitaramo cyitwa Zaburi yanjye Australia Tour ni igitaramo cya couple ikunzwe cyane mu kuramya no guhimbaza Imana ya Ben na Chance bari batangaje ko bazajya gutamira muri Australia ariko ku mugoroba nibwo batangaje amatariki 13 z'ukwezi kwa 10 bazataramira ahitwa Brisbane hanyuma tariki 20 z'ukwezi kwa 10 bazataramira ahitwa Sydney hanyuma ku itariki 27 z'ukwa 10 bazataramira ahitwa Wodonga. Batangaje ko rero bazatanga ibyishimo n'ubundi nkuko basanzwe babikora ariko kandi umuramyi Israel Mbonyi ndetse na Apotre Mignone nabo bari mu rugendo rw'ivuga butumwa mu gihugu cy'Ubwongereza banamaze no kuhagera. Hanyuma kandi nkiri kuri ibi bitaramo bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana hari igitaramo gitegerejwe n'abanyarwanda benshi kuko cyitwa Rwanda Shima Imana ni mu rwego rwo gushima Imana n'ubundi ibitangaza yakoreye igihugu cyacu cy'u Rwanda mu myaka 30 ishize igihugu kibohoye. Bongeyeho rero abazasusurutsa abazitabira iki gitaramo kizabera muri Stade Amahoro tariki 29 bongeyeho korali yitwa Jehovah Jireh yongereye n'ubundi ku bandi bazatanga ibyishimo muri iki gitaramo. Hanyuma kandi nkomeje amakuru agiye atandukanye ku munsi w'ejo nubwo umunyarwenya Rusine yasezeranye imbere y'amategeko n'umugore we ndetse akabana nyina w'umwana we w'imfura n'umugore witwa Uwase. Rusine rero amafoto babiteye mu rwenya ngo yararize. Oya ntabwo ari urwenya yararize n'ubundi yararize yagize amarangamutima y'ibyishimo byo n'ibyishimo. Yego kuko no ku mugoroba habaye umusangiro n'abatumirwa bagaragariza n'umwana we yanatangaza ko rwose ari umwana umaze amezi 8 avutse ntabwo yafashwe n'ikiniga cy'amarira y'ibyishimo. Ubu rero noneho nari ndimo mvuga nta mafoto yakozwe ahita yashyira ku mbuga nkoranyambaga yizeza uyu mugore we kuzamubera umugabo w'inyangamugayo w'umwizerwa kandi uzi gukunda mu minsi y'ubuzima basigaje kubana. Ni Rusine rero twakwifuriza kugira urugo rwiza. Hanyuma twigire mu makuru yo hanze agiye atandukanye. Narebye ikiganiro Rema yakoze ni ikiganiro yakoze ku gitangazamakuru mu kiganiro bita The Breakfast Club agaruka kuri album ye imaze imisi igiye hanze yitwa He Is avuga ko ari album yakoze mu rwego rwo gukora ibitandukanye n'ibyo abantu baba biteze kuko yaratunguranye cyane mu buryo bw'imiririmbire ndetse n'ubwoko bw'umuziki yaririmbye ntabwo byari bisanzwe. Yavuze ko rero iyi album ikwiye kuzigaca impaka abantu bagahita babona ko byanze bikunze akwiye kujya ku ntebe y'abandi bahanzi barimo Davido, Wizkid ndetse na Burna Boy avuga ko kuri ubu ngubu yicaye ku mwanya wa 4 rwose. Yanavuze ko kandi abantu ngo bamugiriye ishyari ryo kuba yaramamaye ataramara igihe kinini ati benshi tubahinda byo zabo bitewe n'imyaka bamaze muri muzika. Hanyuma uwitwa Lil Wayne nyuma yuko abantu bari bamaze bisi bavuga bati yababajwe no kuba Kendrick Lamar ari uzatarama mu bitaramo bya Super Bowl bitegerejwe mu kwezi kwa 2025 yavuze ko atababajwe na Kendrick Lamar ahubwo yabajwe nuko uwitwa Jay-Z atamuhisemo ngo ajye kuririmba muri ibi bitaramo kandi agira uruhare runini cyane mu guhitamo abahanzi bajya gutaramira hariya. Icyanamubabaje cyane nuko ibitaramo bizabera hitwa muri New Orleans akaba ari naho avuka bakaba barashyizemo witwa Kendrick wo muri California Ferdinand. Nuko wareshya gase ndacyafite amakuru nababwira ko yego komeza uwitwa Asha Raymond ari mu birego
biri kuregwa uwitwa PDD nyuma y'uko umukobwa witwa Richard Down yatanze ubuhamya avuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe na PDD harimo uwitwa Asha rwose ashobora kuba ngo yarabibonaga akamukingira ikibaba ndetse n'uwitwa Niyo n'abahanzi bakomeye cyane mu njyana ya R&B abo rero bashobora kuzahatwa ibibazo nabo mu rwego rwo gutanga amakuru y'ibyabaye. Kareme urakoze? Murakoze cyane. Komeze ugubwe neza ubwo ejo tuzahurira ku mukino wa PRFC na Pyramide. Icyo kizaba kigizweho cyane. Yego. Reka dusoreze aha ngaha twibutsa bari badukuriye